Ni nyuma y'iminsi mike tumaze iminsi twumva inkuru zigiye zitandukanye, ariko kugeza kuri uyu munsi inyubako izwi nka Inkunda Amahoro yaje kuba ifungwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko inyubako yitwa Inkunda Amahoro yafunzwe by'agateganyo kubera kudakurikiza amabwiriza ajyanye n'isuku, umutekano no kubungabunga ibidukikije. Umujyi wa Kigali wasobanuye ko hagati ya Gicurasi na Kamena 2026 wahaye umuyobozi w'Inkunda Amahoro amabwiriza n'inyandiko zitandukanye zisaba gukosora ibibazo birimo iby'isuku, umutekano no kurengera ibidukikije, ariko ntibyakemurwa. Mu byo basabwaga harimo kohereza mu gishanga amazi yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero. Ibintu byongeye gukorwa kuwa 7 Kanama 2026. Itangazo rigira riti iyi nyubako izafungurwa aruko ubugenzuzi bw'inzego zifitiye ububasha bwemeje ko ibyasabwe byose byakosowe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwasabye ubuyobozi bw'Inkunda Amahoro kwihutira gukemura ibibazo byagaragaye kugira ngo inyubako yongere gufungurwa mu mutekano kandi vuba, bityo imirimo itunze benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwamo umunsi ku munsi bize gukomeza. Umujyi wa Kigali kandi wibukije abafite inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko babujijwe kohereza amazi yanduye atunganyijwemo cyangwa imyanda iva mu bwiherero, mu bishanga, mu miyoboro y'amazi ndetse n'andi hatandukanye, muri za ruhurura cyangwa ahandi hose hahurizwa amazi atandukanye. Babivuze mu magambo agira ati abazarenga kuri aya mabwiriza bazabihanirwa n'amategeko. Kubungabunga Kigali yacu ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose kugira ngo umutekano no kubaka isoko ry'ubuzima buzira umuze ni inshingano zacu, kandi twese. Inyubako y'Inkunda Amahoro iherereye Inyabugogo ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ibi byose byaje kuba bifungwa. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu Nyabugogo ahegereye igishanga gishya cy'ikubakwa. Bamwe mu baturage bakorera muri iyi nyubako y'Inkunda Amahoro bakoramo ubucuruzi butandukanye bavuze ko ibi ngibi ari ukubangamirwa cyane, dore ko iyi nyubako yari batunze umunsi ku munsi. Ni mu gihe guverinoma y'u Rwanda yo yaje kuba ibasubiza ibabwira ko ikijyanye n'isuku rwose iyo kitari kubahirizwa amategeko n'amabwiriza agenga umujyi wa Kigali, ibyo byose babanza kugomba kubahirizwa. Bamwe mu bakorera muri iyi nyubako bavuze ko ibicuruzwa byabo birimo imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kuza kwangirika bitewe n'ukuntu bari bamaze iminsi babigurisha. Ariko se uyu munsi bizagenda bite guverinoma y'u Rwanda nidafungura izi nyubako? Ese abaturage ibicuruzwa byabo biraza kwerekezwa he? Ariko ubwo twagerageza kuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Claudine ntabwo byadukundiye, ariko umunsi araza gufata nimero yacu tuzababwira ibyo dutangarije kuri iyi nkuru. Ese uyu mujyi wa Kigali uri gufunga byinshi bitandukanye, inzogwa ze zafunzwe mu mujyi wa Kigali, amaduka menshi yafunzwe, n'iyi nyubako y'amagorofa agera kuri 5 nayo yafunzwe. Yes, ni benshi bari kuvuga byinshi bitandukanye, ariko iyi nyubako yaje kuba ifungwa. Ese umujyi wa Kigali uraza gufungura iyi nyubako cyangwa se iyi nyubako iraza gukomeza ifunze? Ibi byose ni ku Mushinga TV. Niba utarakana subscribe ihutire kwikanda. Naho nge my name is Loud and Clear. Mugire ibihe byiza.